Bakunzi bacu inshuti mwese mudukurikira ku YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paul Gikondo aho muri hose tubanje kwifuriza umwaka mwiza, umwaka w'amahoro, umwaka w'ibyishimo n'imigisha y'Imana muri intangiriro y'umwaka wa 2025. Marabibona twahindutse turi hano kuri chantier hano Igikondo ahagiye kubera umuhango wo guha umugisha ibikorwa byo kubaka no kwagura ibyumba by'amashuri hano kuri Ecole Maternelle Saint Vincent Paul Gikondo. Ni imihango iteganyijwe kuyoborwa na Padiri Provincial umukuru w'abaporotiri mu Rwanda muri Kongo no mu Birigi. Akaba rero mukanya agiye kuyobora imihango yo guha umugisha ibikorwa byose bizabera hangaha, ibikorwa byo kwagura no kubaka ibyumba by'amashuri. Je muri kumwe hano ni Joseph Umukiza ugiye kubafasha gukurikirana iyo mihango yose yo guha umugisha iki chantier iza kubakwaho amashuri, ibyumba by'amashuri byo kwagura ishuri ry'incuke bya Saint Vincent Paul Gikondo. Turajya kujyana n'umwanya wo kuganira na bamwe bitabiriye uyu muhango turi bugiye n'amahirwe yo kuganira ndetse n'abayoboye umuhango ndetse n'abahagariye komisiyo y'ibikorwa remezo, komisiyo ikurikirana ku buryo bw'umwihariko gikorwa nyirizina cyo kwagura ibyumba by'amashuri no kubyubaka. Turaganira kandi na chef wa chantier ushinzwe ibikorwa bibera hano kugira ngo atubwire atunyemo muri make uburyo biteguye kurangiza no kuraneza ibikorwa byose biteganyijwe hano ndetse niba na gahunda babahaye n'igihe biteganyijwe kurangira niba koko biteguye. Umwaka mushya muhire, uyu mwaka uzababera umwaka w'imigisha, umwaka w'ibyishimo n'amahoro, umwaka wo kurushaho kumenya Imana kandi umwaka wo kurushaho guhirwa mu byo dukora. Turabifuriza kuzagira Imana mu gihe n'amafaranga n'ubuzima bwiza. Nabyo bidufasha kubaho. Uyu munsi rero tuje gusaba umugisha w'Imana kugira ngo ibyo dukora byose burya Imana itabirimo ntacyo bitanga. Tuje gusaba umugisha w'Imana kuri chantier kugira ngo iyi mirimo mwatangiye, imirimo iri gukorwa izarangire neza, amatafari cyangwa se ibuye ntiwazagira rigwaho kandi n'abana bazaza kwigira muri ishuri byose bazabashe kuhagira umugisha. Babasabira umugisha w'Imana kugira ngo namwe muri gukora aha ngaha ni igikorwa cyo gufasha abana b'igihugu, aho abana b'igihugu bazigira bizatuma bagira uburere n'ubumenyi, namwe muzabyungukire nk'umugisha w'Imana, imirimo yanyu Imana yihe umugisha n'imiryango yanyu yose. Ntiwarera neza udafite ahantu heza hakwiriye urerera. Nta nubwo nanone wabona aho hantu heza ngo ntuharagize Imana kuko Imana ari yisumba byose, ari nayo idufasha kurera neza. Nguwo rero umujyo w'iki gikorwa dutangiye uyu munsi, ariko kandi kikaba ari no mu rwego rw'ukwemera. Hari ababibona bakagira ngo turikinira cyangwa se ni ikinamico. Oya, ahubwo tuzi ko ibyacu byose bigomba kuba birimo umugisha w'Imana. Namwe kandi muri ab'Imana, natwe twese turi ab'Imana. Ni nayo mpamvu tubatura Imana mu byo mukora byose. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo namwe ubwanyu muri ingoro z'Imana. Niko Pawulo mutagatifu yabwiye Abanyakorenti umutwe wa 3 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11, ababwira ngo nimwibuke ko turi abafatanyabikorwa b'umuremyi wacu, kuko natwe dufasha Imana kurema, ngo turi ubusitani bw'Imana kandi turi inzu Imana yiyubakiye. Ngo rero nk'umwubatsi mwiza, ngo tubikoreshejwe n'ingabire y'Imana, ngo tugomba aho tugeze hose kuhashyira fondasiyo nziza, kuhashyira
imfatiro nziza zikomeye kandi zikomejwe n'ubuntu bw'Imana. Ngiki gikorwa turimo kandi gikomeye. Ibi ngibi tureba n'amaso yacu bishushanya ibyo tutareba, ibigaragara bishushanya ibitagaragara. Uko twubaka iyi nyubako ni nako tugomba kubaka ubuzima bwacu bw'imbere bukagira imfatiro zikomeye. Urufatiro rw'ukwemera, urufatiro rw'ukwizera, n'urufatiro rw'urukundo bishimangiye bifashe neza nk'uko mwebwe abafundi mubona mushimangira kandi mugakomeza neza izi mfatiro z'iyi nzu. Ni nako n'inzu iri muri twebwe igomba kuba ifashe neza. Ni mucyo rero dusenge dusaba Imana kugira ngo iyi nzu igaragara ishushanye n'ibitagaragara kandi byose bitugirirweho nk'uko Imana ibishaka, kugira ngo iki gikorwa cyacu dutangiye uyu munsi kizahesha ishema kandi gifashe mu kubaka no gukomeza ingoma y'Imana mu bantu. Ni mucyo twambaze Nyagasani tumubwira ngo utwumve Nyagasani Yezu. Twumve Nyagasani Yezu. Nyagasani, wowe waduhaye ubumenyi n'imbaraga, duhe kuba abafatanyabikorwa mu murimo wawe. Utwumve Nyagasani Yezu. Nyagasani, wowe wifuza kubaka kiliziya uyubakiye ku ibuye sanganyarukuta, uduhe imbaraga zo kubakiraho wowe Mana yacu. Utwumve Nyagasani Yezu. Wowe uduhamagarira kubaho muri Kristu amabuye afite agaciro, uduhe kubaka kiliziya yawe. Utwumve Nyagasani Yezu. Wowe wifuza gutura mu mitima yacu dufashijwe na Roho wawe, duhe imbaraga zo kumwumvira. Utwumve Nyagasani Yezu. Wowe twisunze uyu munsi muri iki gikorwa turimo dutangira, uduhe umugisha wawe. Utwumve Nyagasani Yezu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritandukanye none tutabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarajiriyeho, ntudutera mu gukosha abakoze icyago. Nyagasani Mana ishobora byose, wowe mubyeyi w'impuhwe nyinshi, wowe waremye byose ubigirishije umwana wawe kandi ibintu byose ukabiha imfatiro zikomeye nk'izigize ubwami bwawe. Turakwinginze ngo iki gikorwa cyo kubaka iyi nyubako izarera abana bawe kibe igisingizo cy'izina ryawe kandi kiguhesha ikuzo ubu n'iteka ryose. Mwadusobanurira muri make umuhango nk'uyu nguyu wo guha shanti ibikorwa remezo umugisha w'Imana. Agaciro karumvikana cyane, nuko ibyo dukora byose tubikorera Imana, tukabikoreshwa nayo, kandi byose bikaba ariyo biganaho. Niyo dutangiye igikorwa nk'iki rero icy'inyubako, tuba duhamya ko n'iyo nyubako nayo tuyubaka tubigirira Imana kugira ngo ingoma yayo yogere hose. Ndavuga ingoma y'Imana. Ni nka kwa kundi tuvuga ko rero ibyacu byose bigomba kuba biherekejwe n'umugisha w'Imana,
ni n'uburyo bwo kubwira iyi si yacu ko iyi si ari iy'Imana. N'ibyo dukora byose rero twagombye guhamagara Imana ikabana natwe muri byose na hose. muri byose na bose. Chantier ni chantier y'ibikorwa bijyanye n'inyubako z'ibyumba by'amashuri. Ese ubusanzwe umuryango wa Porotini mu Rwanda ndetse n'ahandi ugira uruhare ki mu burezi bw'abana b'u Rwanda? Umuryango wacu kimwe na kiliziya yose, uburezi buri mu nshingano zose, buri mu nshingano zacu, kubera ko kiliziya ni umurezi, nk'uko n'umubyeyi Bikira Mariya yareze umwana Yezu, ndetse tumaze iminsi twizihije ivuka rye, akamukuza ndetse akamutoza n'imigenzo myiza, akamutoza n'ubundi buzima bwiza cyane muri se. Natwe inshingano zo kurera turazifite, tugera ikirenge mu cy'uwo mubyeyi, turerera igihugu, turerera kiliziya, kugira ngo abana b'igihugu, abana ba kiliziya nabo bakurane iyo migenzo myiza, bakure bayobowe na Roho Mutagatifu, kandi nabo baharanira gufasha abandi kubaho neza. Mukuriye umuryango wa Porotini mu Rwanda, muri Kongo ndetse no mu Bubiligi, ariko iyi chantier maze kuyoboreraho imihango yo gutangiza imirimo yo kubaka amashuri, ni chantier twavuga ko iri mu maboko ya Paruwasi ya Gikondo. Ese bigaragaza iki iyo muje nk'umuyobozi w'umuryango urwego rwa province mukaza gushyigikira igikorwa nk'iki cya Paruwasi? Nuko mu butumwa dushinzwe ni ukugushyigikira abavandimwe mu iyogezabutumwa. Iki gikorwa cyo kubaka ishuri nacyo ni uburyo bwiza bwo kogeza ubutumwa. Ubwo urumva rero ahantu hose hari igikorwa gishyigikira abavandimwe mu butumwa bwabo bwo kogeza ubutumwa, urumva ntabwo twahatangwa. Ariko kandi biba ari no kugaragaza ibyishimo n'intambwe dutera mu gufatanya n'abandi kubaka no guteza imbere kiliziya yacu ndetse n'igihugu cyacu. Murabizi neza ko ushaka gusenya igihugu urera nabi, kuko abo wareze nabi nibo bagisenya. Urera abatekinisiye babi bakubaka ibikugwa hejuru, ba enjeniyeri babi, warera abaganga babi bakavura nabi abantu bagapfa, warera abapolitisiye babi bakazana politike mbi zitubaka. Ariko twebwe mu rwego rwo kubaka igihugu na kiliziya tugerageza gushyigikira uburezi bwiza buzarera abana bazubaka igihugu, bazubaka isi yacu, kubera ko nk'uko Mandela yajyaga bivuga ngo burya uburezi bwiza ni intwari ikomeye yo guhindura isi. Iyo ushaka guhindura isi nziza rero utanga uburezi bwiza bufite ireme. Nyakubahwa Padiri Provinciale, mu gusoza ikiganiro cyacu, ni ubuhe butumwa mwaha ababyeyi baba basanzwe barerera hano cyangwa se abazarerera kuri iki kigo? Ababyeyi ubutumwa nabaha ni ugufatanya n'abarera, abarezi mu mashuri, gufatanya kurera abana bacu. Umwana uje ku ishuri ntabwo atererwa abarimu gusa, ahubwo n'umubyeyi aramukurikirana igihe cyose. Ikindi nabwira ababyeyi ni uko nyine abana bacu tutagomba kubasunikira muri siyanse gusa, kuko siyanse sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ahubwo aho kugira ngo tubasunikire muri siyanse gusa, ejo roho zabo tuzasange zarabaye amatongo, tubijyanira rimwe, tukabigisha siyanse, tukabigisha no gukunda, tukabigisha no kugira umutimanama usukuye
kandi ugororotse. Burya niho tuba tureze umuntu wuzuye ya ngoro y'Imana Pawulo mutagatifu ajya atubwira ko turizo. Akabazo k'amatsiko nyakubahwa Padiri Provinciale, abadukurikiye bashobora no kwibaza, iyo tubona kiliziya iterura ibikorwa nk'ibi ngibi bikurikiranye, cyane cyane umuryango wanyu muyobora, hari kiliziya nziza Paruwasi Gikondo, hari inzu y'ubucuruzi hariya igeretse, hari ibikorwa mufite hariya ku cyicaro cy'umuryango hirya no hino. Ese abavuga ko ari amafaranga ava hakugiriya i Roma, mwababwira iki mbigi? Niba twagiraga Imana akahava ibikorwa bikiyongera byaba ari amahoro. Ariko ubu ngubu umuco turimo gushyira no muri twebwe no mu bakirisitu bacu ni ukwiga kudategereza cyane akazava ahandi, ahubwo tukaba kiliziya itabura ibibazo ariko yishakamo ibisubizo. Murabona ibikorwa turimo kugeraho ni ukubera mwebwe abakirisitu dufatanya ibi bikorwa, tuba twatekerereje hamwe, tugategurira hamwe, tugashyirira hamwe mu bikorwa, tugakora na evaluation. Twarangiza kimwe tugatangira ikindi. Hari n'igihe iyo tubonye ari ngombwa, kandi namwe murabizi, tubiterurira rimwe. Si ukubera ko tuba dufite ubushobozi bwinshi, ahubwo tuba dufite ubushake, noneho bwa bushake bukadutera gushaka n'ubushobozi. Buhoro buhoro, nko kwa kundi inyoni yarika icyari cyayo, igenda ishaka akatsi, ishaka utuzi, ishaka uduti, tukazagera ku byo tugeraho. Buriya rwose ngo abishyize hamwe Imana irabasanga, kandi ngo agahagurukiwe n'ubundi n'abagabo, ubwo dusigaye twongeraho nyine n'abagore babo, nta gishobora kubananira. Turabashimiye nyakubahwa Padiri Provinciale, turabashimiye ku gikorwa cyiza mumaze gutangiza mu kanya, kuko twabonye n'akanyamuneza kagaragaraga ku bakozi, bari bishimiye kubabona kuri chantier, none mubahaye n'umugisha, bumvise ko n'igikorwa barimo ari igikorwa gitagatifu, kandi ko bari kumwe namwe, bari kumwe n'amaboko y'Imana. Turabashimiye cyane, kandi tuboneye kubifuriza gukomeza kugira umwaka mushya muhire. Urakoze cyane Joseph, namwe abarayiki bacu ba kiliziya yacu turabashima cyane, kuko ingabire z'Imana mwahawe rwose dufatanya namwe kuzibyaza umusaruro, no kubura umunyamakuru n'abandi babyumve, ubikora kubera Imana, ubikora ubigirira Imana, kandi kugira ngo bose babumwe muri Nyagasani Yezu Kristo. Urakoze cyane. Turabashimiye nyakubahwa. Icyambere nuko iki gikorwa turimo twe kukibona nk'umuhango, ahubwo tukibone nk'igikorwa gikomeza inyubako yacu. Ushaka kubivuga mu mvugo ya gifundi, buriya ngo iyo wubakiye ku Mana uba wubakiye ku rutare. Tumureke rero twubakire ku Mana, nuzajya ugereka ibuye ku rindi, ukagereka itafari ku rindi, ugashyiramo sima, ujye ubiherekeshe ijambo ngo Mana aba ari we wubaka, ahubwo unkoreshe. Si byo se? Kandi tubasabe buri gitondo uzajya usengera yishankiye kugira ngo itungane, izagere ku ndunduro neza, nta mpanuka, nta n'ibyangiritse, kandi n'ibyo twubatse bikomere, kugira ngo abana bacu bazigiremo, biteze imbere, bateze n'igihugu imbere, n'umuryango w'abantu utera imbere. ngira ngo kandi igikorwa nk'iki ngiki iyo kibaye ni ugusaba umugisha w'Imana, umugisha w'Imana batugeraho intangiriro y'umwaka mushyashya. Buriya nabo n'ababishinzwe baze kutubonera agafanta k'uyu munsi, dutangire neza, tuzongere duhuye twukuruka inzu, muguruka inzu dushimira Imana ko yabanye natwe, ariko kandi ko n'ibyiza byatugezeho, n'igifu cyagize icyo kibona.
turacyari kuri chantier ahatangiriye uyu munsi habereye igikorwa cyo guha umugisha imirimo yo kubaka ibyumba by'amashuri hano kuri ishuri ry'incuke. Uyu munsi akaba habereye umuhango wo guha umugisha imirimo yose yo kwagura iryo shuri. Mu kanya rero twaba turi kumwe na perezida wa komisiyo y'ibikorwa remezo ni bwana Robert Bayigamba. Bwana Robert Bayigamba, tubahaye ikaze. Murakoze kandi umwaka mwiza muhire. Murakoze cyane, natwe dutangiye twifuriza umwaka mushya muhire. Mu kanya rero tumaze kuyoborwa imihango yo guha imirimo yo kwagura iri shuri, yo kubaka ibyumba by'amashuri hano nka komisiyo y'ibikorwa remezo. Imirimo y'ibikorwa remezo nk'ibi ngibi mwatubwira ikigo icyo igamije? Yego, murakoze cyane. Twagize umugisha rwose kubona abapadiri baduha umugisha ku bikorwa byo kubaka aya mashuri ya primaire, kuko nicyo tugamije ubu ngubu, ni ukwagura ibikorwa remezo bya paruwasi. Bikaba twebwe biduhaye ishema yuko paruwasi igenda ikura mu rwego rw'ibikorwa remezo. Tukaba rero twebwe dushishikariye nyine uyu mwaka cyane 2025 kugira ngo tuzabone ishuri turerere abana bacu, abana b'abakristu ndetse n'abandi bakaziga bakava mu shuri ry'incuke bakajya mu shuri ya primaire. Tukaba rero tubyishimiye cyane. Muri gahunda mwadusobanurira ibyumba biteganyije kubakwa ahangaha niba ari ukwagura? Yego, umubare w'ibyumba ni ibyumba 10 dufite kandi twifuza kuzarangiza mu mezi 3. Niyo gahunda ubundi twahanye na rwiyemezamirimo kugira ngo rwose uyu mwaka utaha w'amashuri tuzatangire n'umwaka wa 2025-2026 amashuri yatangiye. Mukurikije imirimo ihari n'igihe cy'amezi 3 maze kutubwira, musanga bizakunda dukurikiye n'ibihe tugiye kwinjiramo by'igihe cy'imvura? Niko kuri koko twaranabibonye, muzi ko tumaze iminsi tugusha imvura nyinshi, kandi nubwo ari umugisha kuri twebwe muri rusange nk'abanyarwanda kugira ngo tugire ubuhinzi n'ubworozi bwiza, ariko hano byagiye bidindiza akazi. Nubwo murabibona turi mu kwa mbere, twihaye igihe runaka nuvaho niba twakagombye kuba twarangije mu kwa 3, hakagira impamvu dukererwa. Ntabwo bizabuza ko amashuri azatangira mu kwa 9, akazi kararangiye. Ariko nk'uko tubibona turakurikirana cyane, tugira abantu bo muri komisiyo bahoraho bakurikirana imirimo, duhura buri kwa 5 tukareba aho shanti igeze, ibibazo tukabiganiraho na ba rwiyemezamirimo, ku buryo kugeza uyu munsi tubona ari umuntu ari rwiyemezamirimo uzi akazi ke. Akazi karagenda mu buryo bushimishije, nibi byatinda mu buryo navuga bufite impamvu yumvikana. Kugeza ubu dushimira Imana yuko ibintu birimo kugenda neza. Dukurikije inshingano za komisiyo ifite ndetse na rwiyemezamirimo, muzakorana gute? Mwari mumaze kwikomozaho ko muzakurikirana ibikorwa kugira ngo gahunda y'imirimo mwihaye izashobore kurangirira igihe. Ariko se nka komisiyo ni cyo kintu kidasanzwe, umwihariko kuri igikorwa cyihariye nanone cy'igihe gito, komisiyo ingamba zihariye komisiyo izakora kugira ngo iyo gahunda y'ibikorwa ntihazabe za shantiye tubona zihindutse indiri y'ibisambo mu kanya gato? Yego, urakoze. Icyambere hagiyeho komite tekinike ikurikirana iki gikorwa cyo kubaka. Harimo mu banyamuryango bacu wabakurikirana umunsi ku wundi, ndetse rwose akanahaba hano uwitwa Rwema ahagarariye uwitwa Abeli Muzi, umunyamuryango wa komisiyo yacu, kuko niwe umu-engineer uzi aka kazi. Hanyuma rero noneho nyine nk'uko nabibabwiye tukagira inama ya buri cyumweru
ndetse bakaba na raporo, iyo raporo twese tukayisoma tukareba aho ibintu buriya komisiyo yacu harimo aba engineer benshi bazi uyu murimo wo kubaka ku buryo rwose ntimugire impungenge, duhagarariye ijisho ry'umukristo. Muhagarariye ijisho ry'umukristo mwakoze bwana Bayigamba, ariko hari ubushake, hari n'imirimo ikorwa, ariko hari n'amikoro akenshi usanga iyo adahari niyo haba hari ubushake imirimo nk'ingi ihagarara. Ese ku rwego bijyanye n'amikoro naho murahizeye nka komisiyo? Icyo gisubizo cyatangwa na padiri mukuru, ariko rwose amakuru dufite ajyanye n'amikoro arahari rwose, nta kibazo dukwiye kugira, kuko ni umushinga wagiye gutangira amikoro azwi, kandi mu kuganira ku bijyanye n'agaciro k'umushinga kagendeye ku mikoro dufite kandi biragenda neza. Nka komisiyo rero y'ibikorwa remezo mushinzwe, ni iki mwasaba abakozi cyangwa se kampani yatsindiye iri soko? Padiri mukuru yabivuze ndetse na padiri regional. Ubu hano mu by'ukuri igikorwa ni igikorwa cyo kubaka ibikorwa remezo bya paruwasi, ni igikorwa twumva ko dukorera Nyagasani, kwagura navuga ubwami bwe, kuko ibi tubikora kuko twemera ko uburezi ari ngombwa kugira ngo umuntu yaguke, agire ubwenge, agire amatalenti menshi, yikube kenshi bitewe no kwiga no kumenya. Aba bantu rero twabibabwiye ko bakwiye kujya basenga mu gitondo, bakiragiza Imana, bakumva ko itafari ryose bashyizeho ari itafari ku nkingi y'ibikorwa remezo by'Imana. Turabyizera, ntabwo ari ibintu nk'uko padiri regional yabitubwiye, si umuhango, ni ibintu twemera ko ibi bintu birimo Imana, birimo ubushake bwayo. Twese rero uko turi hano turabikora kugira ngo mu nyungu rusange, kandi mu nyungu zo kugira ngo hakorwe ibintu byiza, ku buryo twe twumva yuko uko nabyumvise, uko nabibonye, abakozi barabyumva, rwiyemezamirimo barabyumva, ntabwo ari chantier y'umuntu ku giti cye, ni igikorwa cya rusange kandi gifitiye rubanda akamaro, gifitiye Kristo akamaro, abakristo akamaro. Twumva rero nta shiti, tuzakomeza tubisengere, ahubwo tunasabe n'abakristo bacu ba paruwasi badukurikira nabo bongere isengesho ryabo, iki gikorwa kizarangire neza. Turabashimiye bwana Robert, kandi tubifurije imigisha y'Imana kugira ngo izo nshingano mufite zitoroshye, Imana ikomeze ibafashe, ibahunde imbaraga kugira ngo zizagende neza. Turabashimiye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Bakuzi twabanye dukomeje kuganira ku gikorwa kimaze kubera ahangaha cyo guha umugisha imirimo yo kubaka no kwagura ibyumba by'amashuri hano kuri Ecole Maternelle Saint Vincent Paul Gikondo. Muri umwanya rero tukaba turi kumwe n'umumama n'umudamu ushinzwe imirimo hano yose y'inyubako, twagira ngo atangire atwibwira. Murakoze. Nitwa Umwibonere Irene, niyo mazina yanjye. Nge foreman cyangwa chef de chantier hano kuri iyi nyubako. Iyo niyo mirimo shinzwe hano kuri nyubako ya Saint Vincent Paul Gikondo. Madame Irene umwibonere mushinzwe imirimo yose irimo kubera ahangaha, namwe mwiboneye imirimo imaze gutangizwa ku mugaragaro, ihabwa umugisha n'umukuru w'umuryango wa Paul mu Rwanda, muri Kongo no mu Bubiligi. Iki gikorwa nk'umuntu ushinzwe imirimo ibera ahangaha, uyu muhango wo guha umugisha imirimo iri hano wagifashe ute? Murakoze. Iki gikorwa nakishimiye cyane, n'ubundi numvaga byanga bikunda ko padiri yari yaradusezeranyije ko azaduha umugisha, rero nabyakiriye neza, kandi n'ukuri nabashimiye. Imana ibaha umugisha kandi twishimye nk'uko mwabibonye. Imirimo nk'iyi ngiyi yo kubaka no kubakisha akenshi usanga hari ibyo isaba. Nkaho ushinzwe chantier, kandi twumvise ko ari chantier ifite igihe
cyatanzwe imirimo yose yagombye kuba irangiye. Nkawe ushinzwe imirimo ubona ibikoresho by'ingenzi byose bihari kugira ngo ari igihe ari na gahunda zatanzwe zitazasobanya? Murakoze, ibikoresho byose turabibona kandi birahari, n'imbaraga zo gukora akazi dushinzwe turazifite, n'abakozi turabafite nk'uko mwabibonye. Gusa wenda challenge twagiye duhura nazo, twahuye nazo n'iz'imvura, twahuye n'imvura tugitangira, ariko ubu nkaho bigeze ahangaha mbona imicyo tuyifite kandi ibyo tugomba gukora mbona tubikorana courage. Ni ukuri turabizeza yuko byanga bikunda igihe twiyemeje tuzagerageza. Bakunzi inshuti rero twabanye nkuko mwabibonye, twaramukiye hano kuri chantier ahagiye kubakwa ibyumba by'amashuri byo kwagura ibikorwa by'uburezi hano kuri Ecole Maternelle Saint Vincent Paruti Gikondo. Ni ishuri risanzwe ricungwa na Paruwasi ya Saint Vincent Paruti Gikondo hano Gikondo, ariko bakaba bafite umushinga wo kwagura ibyumba by'amashuri kugira ngo ihame ry'uburezi rihabwe agaciro hano muri Paruwasi ya Gikondo. Ahangaha rero twaramukiye, hakaba hamaze kubera umuhango wo guha umugisha imirimo yose mubona yatangiye ahangaha. Ni imirimo yo kwagura ibyumba by'amashuri, hakaba hateganyije kubakwa ibyumba by'amashuri 10 mu gihe cy'amezi 3. Murumva ko ari igikorwa gikomeye gisaba imbaraga nyinshi. Mwumvise kandi ko ari haba ku rwego rwa chef de chantier, abashinzwe imirimo hano biteguye, ku rwego rwa komisiyo y'ibikorwa remezo nayo ibikurikirana bakaba biteguye, rwego rwa Paruwasi nayo ukaba yiteguye kuko ariyo nyiri igikorwa nyirizina. Twese rero tukaba duhanze amaso kugira ngo iki gikorwa mubona bateruye cy'ibyumba 10 mu gihe cy'amezi 3 kizabe kirangiye mu mezi 3. Mwari kumwe rero na Joseph Habumukiza hano i Gikondo kuri Ecole Maternelle Saint Vincent Paruti ya Gikondo.